nafashijwe Pani nawe ihangane disi ugira motion cyane rwose iyo ufashijwe urarira do sansomene izatwemera indatwemeze n'abantu batakwemera ariko Imana iyo yakwemeye ndabizi ko ubuzima buzarangira wenda ibibazo dufite bizashira wenda imiruho dufite nayo izashira wenda ibibazo bizashira abavandimwe Imana ntariye uri Imana nambaye ubusura Imana ndi mu bukode bugoye uri Imana kuburara wowe nkurikiye uburara wowe nkurikiye wambaye ubusa wowe nkurikiye wabuze ubukode wowe nkurikiye ibibazo ufite bizashira nanjye namashiye kwiremamo ibyiringiro ko bizarangira ubuzima bwo gupfundikanya ubuzima bwa manu ubu buzima bwo kubura icyo ufashisha abandi kandi ufite umutima w'impuhwe buzarangira Hano wihangane wawibutse imirimo y'Imana nishimwe wawibutse ko na Imana itakura umuntu nana itamugeza ngo uravuga ngo nakabwa ukuntu kantesheje umutwana kakokera abana bakavuga dore ngabo ndi kubesha ngo uyu ni umwana w'umugore warindaye abana banje se bibatwaye iki kuba nariyo si uyu munsi nkaba ntakiriyo barumva hari igisebo kirimo hari n'izo naciye iberera hakavuga atari ku bundi muntu wandoze iyi ndaya ninde uyu munsi zitwa indangamirwa noneho rimwe yaranyishikanuje gutya nkubita Yesu tabara mwami Yes reka mbasuhuze cyane kandi mbifurize ibihe byiza n'ubundi tugize umusho kongera kuza hano nishimwe rikomeye cyane kuba tukiri bazima hari umuririmbyi urutse kuvuga ngo kuburiho nicyo gishoro ibindi bizemera amina ibindi bizemera yego bari nawe karame muraho ndaho Yesu ashimwe Yesu ahimbazwe burundu aha girangano barabyumva n'ubundi niwo ugarutse hano kugira ngo tuganire byinshi bitandukanye ariko tutagiye kuri byanditswe byera cy'Imana ngira ngo benshi bagiye batwandikira batubwira ati garura Penina niwe dushaka kubera ko ngo ujye babwiza ukuri kandi ukanabasetsa yego mbere ahangaha abantu baguteye amabuye abandi barakwishimira ariko n'abandi baguteye amabuye baba bakwishimiye ahubwo baba nandebye Imana ibyo bakwandika ubundi oya na comment turazikeneye ibintu byose mbese gushima no kugaya kandi Yesu siwe ko batamwemeye urumva twege bazatwemera namwe mwa mwadututse mukadutuka ku babyeyi nta kibazo ariko nubundi ntago twashima abantu batukana kuko nje kenshi simpaza nje gusebanya si byose baza nje kuvuga Yesu nje no kunenga no gushima maze n'umukuru w'igihugu ubuzwi no kwisi hose baramutuka yego kandi utazwi no mu mudugudu nta kibazo nge ndi nk'imbata mwari mwabona imbata nange inkoko uyimenaho amazi ikikunkumura ikigendera kuko bikakwereka ko nta kintu biyibwiye ariko n'ubundi ngo n'umukristo mu rugendo wese akwiye kumera nk'imbata yego ni ukuri hari umuntu umwe yageze kutuganiriza mu rusengero baratubwira ngo nakomeje kumva muri Bibiliya havugwamo imbata cyane ati fata umwanya wo gutekereza kuntu nagura imbata bayishyira mu rugo ngo mbanze ndebe ko ibintu bavuga ari ukuri ndebe ko imbata yitonda koko ya mbata ngo yarayiguze nabona ko imbata igenda yigengesereye igenda yitonze ibintu byose kugenda yitonze rero umuntu wese akwiye kumera nk'imbata imbata rero nyine ngo ibimennyeho amazi umugani wawe ngirikunkumura ku mabaka nibwo buzima bwayo natwe muri urugendo muri iyi mihanda kuri ibi bibuga dukiniramo ubuzima ni nk'ubw'imbata kabisa wantuka ntibizambuza kuza hano ngo mvuge Yesu ntiwambwira ibyo ushaka ntibizambuza kuza gushima no kunenga ndi imbata tu uri imbata tu kandi ngo ubuzima bw'umukristo wese ngo ni nk'ifi ngo ni nk'ifi mu mazi ifi ivuye mu mazi irapfa ubu nibwo buzima rero umukristo rero iyo avuye mu mbaraga z'umwuka wera arapfa tu arapfa kandi iyo adapfuye ngo abe umubiri ari n'igihe ngo apfa ahagaze ndabifurije kuguma muri ubu buzima
ubwo kubana n'Imana no kuyikorera nimba ifi iva mu mazi igapfa nuva muri ubu buzima bwo gusenga no gukora ibyo Imana ishaka kwisha maneno bizarangira Imana igaruke ku bantu bayo. Erega tujya tuvuga ngo nubwo Yesu yatinda ariko urupfu n'ibyago ntibitinze, ngo umuntu agendana narwo. Ibyago bitinze Yesu ntatinze, Yesu atinze urupfu ntirutinze. N'aka kanya wavugana n'umuntu kumva birarangije. Umaze imyaka ingahe ukijijwe? 14. 15. Reka mbe nka busikete niwe wabazaga akabisubiramo. Oya mfite maze 14. 14. Imyaka 14 urayimaze uri mu gakiza. Nkijijwe n'imishugujugu n'amabuye, ariko ndi umukristo nzahora ndiwe. Mu bintu byose umukobwa w'Iswetera aririmbye ngo ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose kugeza gupfa. Ndi umukristo mpora mbihamya naho igihugu cyose canseka. Ndi umukristo mu ntambara ndasana n'ibyaha, njya mvuga ko mfite umugaba uwo bita umwami Yesu, nituba hamwe nanje nzahora nesha. Ni ibintu byiza cyane. Ngira ngo mu buhamya bwawe benshi bagiye babyumva ngo waba gushobora gufata nk'umugabo ukamuzinga akazapfata byaye, cyangwa se ugafata nk'umugore umukobwa bagiye bambuza ngo ibi bintu ntacyo byungura sosiyete. N'ubushize sinabikubwiye rwose, n'ejo kuri ribu bari bampamagaye, hari umuntu nyine twe twaragiranye akabazo, biba ngombwa yuko nyine njyayo, hari icyo bashakaga kumbaza. Noneho mpasanga afande bita Jiri w'umuribu, arambwira ngo Peni, ngo nizere ko inama twakugiriye wayumvishe. Narayumvisha afande, ntuzongere gutanga ubuhamya ati cyo koze ikintu ngushimira nuko utanga ubuhamya ko waretse uburaya, kandi naraporopoje nsanga wariyo. Ati warabiretse pe, kuko utarabiretse ntiwabivuga. Atariko abantu hanze baracavuga ko uriyo. Ndabwira ntari gafande, ubwo umwami Yesu agunda ndamahoro. Nabasekeje ariko nubwo muri mu kazi mwihangane, ntiharya ubuhamya mudashaka ko ntanga n'ubuye, ngo ko kuvuga ngo wari umurozi, ngo ko kuvuga ngo wibaga imisaraba ku marimbi. Ni none se ko nabikoraga ubundi siko bavuga ko ntandayikizwa. None se n'abantu babivuga. Ijambo ryarambwiye ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yarangije guhinduka icyaremwe gisha, ibya kera biba bishize. Rero narakije ababivuga ni nko gusebanya buriya, ni ukunsebya. Uragira se ngo barankunda. Hari n'abantu banga uko mvuga, bakanga uko ndeba, mbese tugira abanzi n'abakunze, kandi ko isi Yesu tayo. Bakwangiye iki ko mbona ureba neza? Ariko nawe rero ntago bankunda, kuko Yesu ntibigeze bamukunda. Ariko ndabizi nkundwa n'Imana ko Yesu yaravuze ngo nibabanga muzamenye ko nanje babanje kunya, ngo bamwe bazabanga babashire no mu nzu y'imbeho barenganye banabice. Ubuzi ko hari n'abantu barenganwa, umuntu akaba yagufungisha bakakurenganya. Ariko Yesu nawe yarabikorewe. Reka twihangane. Nuko mbese reka yewe Peni, rero mu minsi yashize ati nyamara rero ati mujye murekanye mvugisha ukuri. Ati imyaka ingahe ajya n'irindwi n'ingahe nta umugabo wadahari? Ubwo se dushwanye dutandukanye ko se navuga ngo twarashwanye twapfuye iki? Abonye agenda ibi ngibi simbaraga sinabivuze se ntibabyumvishe. Nabonye agenda, ariko nyine urumva kuba naravuze ngo maze imyaka myinshi ntari kumwe n'umugabo ndamushaka, bisa koko natayibuye ko karere. Narabivuze uzababara bidaza kwita mbisanisha n'ijambo Apostle Gitwaza yavuze. Byari ijambo rikomeye cyane. Ndavuga ariko Peni, wowe ntabwo ugeze wambara amapantaro mu bihe byashize ujya gusenga, cyangwa wakirijwe mu itorero ritemera amapantaro? Nakirijwe muri ADPR. Umunsi ni nyine muri Pentecote. Ntago byemera ipantaro, ariko narayambaye. Narayambaraga nkambara ikabutura bita pash bombe zimwe zagiraga imifuka, ngakubitamo agasupresse, ngakubitamo udupira twiza tw'utujezi twabaga twanditseho ingagi, dushushanyijeho ingagi, gorira twabaga twanditseho gorira Fund International. Naragendaga nkagashushanyisha igishushanyo nshaka, tugezweho n'amakabutura n'amva. Narasakuje wa mwana. Wavuye mu cyaro ryari? Mu cyaro hehe? Uvuka i Kigali se? Mvuka i Musanze, ariko se nge nigeze mba muri ico cyaro ca Kinigi, ko namajije gucika ababyeyi ngahita nkorera mu migi, Igisenyi, Musanze, Kigali, aho bita Yaounde cyane. Ya baba, ariko Yesu warakoze. Uburaya bwawe wabukoreye ku Gisenyi none? Nako cyane Igisenyi niho najyaga ku mazi, ari bita Petite Barriere, Sani Kivu. Kigali mpaje nkijijwe nibwo nje kuhatura. Ubundi nahazaga nje kuhakorera uburaya
indaya. Hashimwe Yesu. Hanyuma Gitwaza yashatse kuvuga ko n'ubundi rero ngo hari benshi baza mu rusengero ngo bafite imico itari myiza, aza gukomoza ku bagore n'abakobwa ngo baza ngo bambaye amapantaro mu rusengero, ahubwo ati rwose ubwo buno bwanyu muza gutera umwaka mu rusengero ntabwo tubikeneye. Baraja hewe yabivuze hose ntonarebe yabivuze ahagaze mu izone mani mushigikire nimbaza yo niyabyanze se Kirisitu wabambwe. Hari abantu ro bari barahunza amatorero haryo babyita amadini, akavuga ati ndigira kwa Gitwaza aposo burya turabyemerewe. Umva umwuka w'Imana gume kuri Gitwaza, imbaraga n'amavuta papa. Umva Bibiliya yaravuze ngo ducahe duteshe kandi duhane. Ariko Gitwaza namushimye, nanjye ndamushimye. We yararetse abakristo barabanza baragwira, ubu bagiye kumucika none se nabica bundi ariko nibambare birashoboka. Nabagina barabiye ati mwambara amakanzu meza. Wenda reka tuvuge na gutya hari umunyamakuru wigeze ambaza iki kibazo nubwo ntamwibuka, avuga ati wavuga ku iki ku bantu bambara utumini bakajya kwicara mu nzu y'Imana, ugasanga umuntu aricaye ari kurwana naye ariko urarinda ukurura hafi no kuyica iyo mini hari wayikwambitse iyo wambara ibirebire. Ariko hari n'indaya zizi kwishushanya akambara ibigeze ku birenge ariko yaje ari kuri tageta ariko ntaco kugira ngo arobesha abashumba ko kaminini ko mvuga. Ariko hari n'abaza bambaye ibirebire kandi bari kuri nibyo navugaga, ugasanga wenda tuvuge Penina yigeze nko kuba yenda indaya arakizwa, ariko nyamara ugasanga aratubeshye ntabwo akijijwe, ahubwo yimuriye seta mu rusengero sibiri hose kugira ngo agusha abayobozi, agusha abakirisitu. Arega hari n'igihe umukobwa bayicaye nkariya umusore yicaye aha ugasanga amatwi y'umusore ntago ari kumva ico umubwiriza ari kuvuga ko akajya koma akajisho kuri yamini. Umva Bibiliya yaravuze ngo uzane igisitaza imbere ya mugenzi we azabonishana, ariko n'ucakira nawe azabona iki? Azabonishana. Rero ni hisi igeze, ariko ntakunda aho ubutunzi buri niho n'umujura aza. Ubushize naravuge ngo ntago umujura yakora ikosa ryo kurima inzu ngiyi ngo arima atanetse ikintu ari bukuremo, nimba ari televiziyo nimba ari mashini arayirima kubera ko hari cyo yagize guteye netse ari bwibemo. Rero mureke urukungurukurane n'amasaka, ariko ndi mwijambo rivuga ngo ni mureke urukungurukurane n'amasaka, ariko erezo ruzagira gute? Ruzarobanura. Urukunguru ugomba gukurana n'amasaka, ariko nyiri umurimo naza azaca urukunga amasaka asigare, kuko ugiye kurandura warandura amasaka, kuko amasaka arasa n'urukungu. Yesu amasaka arasa n'urukungu, nyiri umurima we uzi gutandukanya urukungu n'amasaka agiye kuzaza kuri urukungu mu masaka. Imana imaze iminsi ngira ngo mvuga ngo intara y'umugosozi iraje kugosora. Imana ije kugosora, ije gukura inkumbi mu masaka. Nabivuze kenshi baravuga ngo igihe wabivugiye ije gukura ibiti byumye mu biti bibisa, higeze no muri Zayoni. Imana ije gukura ibyishushanya ku murimo. Yarambwiye ngo njye mbivuga neruye ngo mvuge ngo amaherezo araje, intore zigeze ku giti. Igiti kitera imbuto, ikitera imbuto cyose kigiye gukurwa mu bindi. Imana itugirire neza. Igiti kitera imbuto kigiye gukurwa mu bindi uko cyaba kiri kose aho giteye hariho hose. Rimwe ngo Yesu yaragendaga ihangane agiye kuvuga ubutumwa ngo nuko anyura ku giti cy'umutini. Bibiliya iravuga ngo cyari ciza kandi kigize guteyemo gitoshe. Yesu ararama aracitegereza, amajiye kurarama byanze bikunze yari ari kugishakamo urubuto ngarye. Araramya aracitegereza asanga nta mbuto gifite, arakivuma. Kandi Bibiliya iravuga ngo ntago cyari igihe cy'umwero, ariko twebwe nk'abakristo ni ngombwa kugira ngo twere imbuto cyaba igihe cyo kwera n'igihe cyo gutera. Umuntu turebye tubonemo imbuto. Burimo kunyumva se? Arakivuma aravuga ati ntuzigere wongera. Wako kanya kimara kukivuma kiruma. Hari abantu Yesu agiye kuvuma, hari nabo yarangije gukura. Niramuka igukuyeho amaboko ibyawe bizaba birangiye. Mane tugirire neza. Ibintu uvuze birakomeye cyane, ariko se ntago abantu bari gutera amabuye Imana iravuma abantu agira bati se ko Imana tuzi ko ari urukundo iravuma abantu bashaka bitwaye iki? Ijambo siryo ryabivuze se? Ijambo ryarabivuze riravuga ngo Imana irica kandi gakiza, nimba ari muri Yesaya. Irakenesha kandi gakenura, ikura umukene mu mukungugu kucavu ikamwicazanya ku ntebe n'ibikomangoma. Ibintu byose Imana igize gute? Irabishoboye. Kandi kuntera amabuye benshi bagira ngo ariko Imana irica iticaze. Itica. Hari umuntu wigeze ngo kuvuma nimba ari umukozi w'Imana, nimba yaravumye Mose, nimba ari inde, ngo yamubwiye amagambo akomeye ngo nabana bamubwiye ngo zamuka ruhara ngo nyine baba bamumwaza. Hari n'abantu dutambuka bakaturyanira inzara ngo nuko Imana irangije itegeka idubu zirasama zimira abo bana. None se murumva ari nde wabikoze?
ntago ari Imana yabikoze. Undi nawe atunze urutoki umukozi w'Imana akaboko karanyunyukara, undi nawe sinzi ngo ico yakoze, Imana itegetse agwinyo. Herode yaguye inyo, barangiza ngo ntiyica, mwitonde Imana irica. kandi ko yahoze cyane n'uyu munsi ni kwikiri ntigihindurwa n'ibihe, ntija yanurwa imvura iguye, Imana ntigisaza ngo yicumba akabando, ntijya yitiranya amazina, ni rurangiza rwa burundu. kandi ibyo yakoreye abakera na n'uyu munsi yabikora. Imana y'amahoro itugirire neza. Penny nawe iyo urebye ubona ubuzima urimo uyu munsi, warakiriye umwami Yesu n'umukiza, urakijijwe, umuvugabutumwa, uri umuhanuzi, ubirimo neza, ukarebana mbere ukibereye mu ngeso zitari nziza, ubona ari hehe ufite umugisha? Ufite wenda kuba muri wowe ushobora kuvuga uti amafaranga ndareba nkayabona, iki ibintu nk'ibyo ngibyo? Amafaranga mu by'agakiza bwo ntayo. Hateye kuzagira nuza yiruka ngo kwa Yesu biranagana, gusa Imana ntago ijya ibabaza umuntu iteka. Banyumve neza, ntago mvuze ko idafite isi n'ibiyuzuye n'ibyayo, ariko ntago byakunda yuko iguha akagakiza ngo irangize gukubite n'amafaranga. Benshi amafaranga arabagusha, harabaza biruka ngo kwa Yesu biranagana ngo nugusora. Ubushize narabwiye ngo yamwe kubyitiranya, umugisha w'Imana uba mu maho, ariko ubuze ukuntu mpondagurwa. Ariko kera natekaga n'imitwe, nabona tugiye no kuryama nayo nshaka utari buyampe ipataro gucunga nkayikuruza amano. ariko uri mu by'umugabo Yesu si wakwiba ukongera ukamuvugira. Nta Bibiliya yaravuze ngo ntimwishushanye n'abiki gihe. Yavuga neza, nayikuruzaga amano, hari ikofi, yaba ari mu ikofi, ni ukuri nari igisambo. Nari igisambo internationale yago Yesu. Noneho ukoresheje amarozi, ukoresha uraniba. Nge nagiraga n'imbaraga z'amajarega. Nagiraga amaji, nari mfite imbaraga nako bita Sumbawanga. Sumbawanga ni mu gihugu ca Tanzania, hamwe haba umurozi aho urupfu rwotera izuba, bahita Sumbawanga. Nimba ari Sumbawanga ni Sumbawanga. Abashize igihe ubona guhibuka neza ubu. Ariko ndabyibuka najyagayo mfite imbaraga zishobora guhindura telefoni ibuye ry'isara bwayo. Abanyibuka Nyabugogo hari igihe ico kintu kigeze gutera, nakoranaga n'iyo mitwe, umuntu akagutira telefoni ati ntiza telefoni nje Kigali. None umuntu nari nje kureba, nje umuriro uranciranye nanga se nta mayinite mfitemo, yayigusubiza ukabona ni ikibuye, umuntu yagiye nanga ukabona ni igisabuni. Nje nari mfite imbaraga, urumva nari maji, nasigaga imiti ku iseri urugero ukikingura. Muri make nje sinateraga gatarina, nararurebaga rugakingura. Ego Yesu. 204 zirakomeye ingabo za Satani. Muririmbye aravuze tudafite Yesu izo ngabo zaduhindura. Nyamara no gwambwira ngo ceceka ngibyo ntaco byungura societe, birayicungura abajura bari uyu munsi bamenye ko batakwiba ngo bageza hanje. Nuko ibwira umuntu iti dore kuba witeka gusa nibwo bwenge, kandi kuva mu byano kujijuka. Ukareba gusa seriri gafunguka. Kuri ntago iba ari ibintu byo gutwika. Nari igisambo 100%, 100%. Penny, ntago ndirata ibyo, ariko ndirata ubuntu Yesu yangiriye. Uziko ari wararakaye mwa? Iyo myaka yose umaze ubivuyemo ukijijwe, mbere yawe wakoze amabara nganuko? Nta ibyo ni bikeya kubyo mvuze, naho kumbwira ngo itandukaniro ndiriherera hari. Ibyo utari waravuze we narabivuze nese cyane, nko kuri Zaburi nca navuga ibintu byinshi, kuri Beura natangiye ubuhamya bwinshi, ndanasuhuza abakunzi banje bande baga kuri Beura. Uyu munsi ndahari ndacavuga Imana. Bivuga ngo no mu rusengero hari nkaho najyaga ntatwaye kamera ngo mbwire nk'umukameramani ntitugende, nagiye mvuga Imana kubabyibuka, nabahaye ubuhamya bwinshi bwaho Yesu yankuye ahagejeje akora. Rero mbaye mushimiye muri ubu buzima bugoye. Uyu munsi aho ndi ejo siho nzaba ndi, bitewe nuko Imana itarashira iherezo ku buzima bw'ubukode. Ariko reka nyishime ko ndi muri uyu mujyi wa Kigali, ntakiri umumaji, ntakiri umujura, ntakiri umusambanyi, ndi mu mujyi wa Kigali, ndi umuvuga butumwa. Imana ibishimye, uvuga Imana neza. Penina, ushaka kuvuga uti wenda hari ibintu bimwe na bimwe umuntu ashaka kuvuga bikagusha abakiri batoya mu buryo bwo mu mwuka. Iyo uvuze uti
imana ntabwo itanga amafaranga cyangwa se kwa Yesu nta mafaranga hari. Oya munyumve neza, oya munyumve neza, naza mubeshe ngo biranagana araza bisoroma se agahondagurwa akiri mu ishuri. Gusa imana ntabwo ihitereza umuntu ikibuye nanga se ikigufa ngo agugune, iramanza ikaguha amata. Ariko hari igihe kigera umwana akarengwa kunywa amata bakamubwira ati mumuhe igikoma yakuze. Murimo kunyumva? Ejo baba bamuponderaga ikirayi bakabwira ati mukimuha kigugunire. Niko no kwa Yesu bimeze. Naho ifite ubutunzi pe, kandi yaravuze ngo mushizwe inzira ebyiri imbere muhitamo inzira mukwiriye kunyuramo. Niwumva ari ukwinjira mu by'ubu bugingo winjiremo, niwumva ari ukwinjira mu by'isi ukayikorera nabwo nta kibazo. Uhitemo ku Mana nta gahato gahari, no mu byaha ugomba guhitamo aho ugomba kuja ukareba uruhande uzahagararamo. Ariko iyo utabivanze Imana igigira neza. Hari uwambaza ati se wewe kitakugirira neza kandi uvuze ko iyo utabivanze. Ahari urabivanga, ntago mbivanga, ndi mu ishuri. Nirirangira nza ariko umuntu arijyamo hari bitewe n'impamvu. Oya none se wakoze ibihe byaha byatumye Imana igushyira mu ishuri. Ntabyo ubusa umubyeyi yashaka kugira ngo umwana wagira ubumenyi nta mutangiza gardienne. Ejo akimuka akajya primaire, ejo akajya secondaire, ejo akajya université, akiga diagitora maîtrise. Kuba ari ukugira ngo abe umuntu ukomeye nyine. Natwe tugomba kwiga niko bimeze. Nukuvuga ngo nawe uri ku ishuri? Ndi ku ishuri. Yagusubije maternelle? Oya ntago ndi maternelle. Oya nshobora kuba ndi nko muri kaminuza. Ndi muri kaminuza pe kandi ndi kwihanurira. Igiye kurangira. Iyo kaminuza yabirimo igihe wenda nk'umuntu yabageze nko mu nzu ya cadastre wenda masters akaza. Oya ntakada ndi muri kaminuza. Hari igihe umuntu agira chance akazakora masters agiye gutura muri hari igihe umuntu agira amahirwe agira chance akaba yakwiga nakora. Biba ariko hari n'uwiga adakora. Ndi muri ico ciciro rero nshobora kurangiza ngahita mbona akazi keza. Yego kandi Yesu arahemba. Ukahita ubona akazi keza. Nukuvuga ngo gahunda no kwiga ushizeho mwe. Kabuzi neza ko nyuma yo kwiga hari ukubona umugisha. Ijambo ryarambwiye ngo naho yababaza umuntu ntago Imana ijya imubabaza iteka. Papa nanjye ndi umugabo wo kubihana. Igihe kiragera ikageraho ikamugirira ibambe. Peri nawe niki wicuza mu bihe byashize? Nicuza ni igihe nataye nkorera Satani. Kandi ubundi iyo umuntu akorera leta agasaza nanga se akagira impanuka hakagira ibibazo bimubaho, hari amafaranga bamuha mufasha. Hari igihe bamusezerera bakamuha imperekeza. Ariko uziko Satani atajya aherekeza. Ntago ajya aherekeza. Ikintu nicuza mu buzima ni igihe nataye nkorera Satani. Cyarambabaje. Muri iyi minsi Imana iri kukubwira iki cyo kubwira abantu? Si ngombwa ku bantu iri kumbwira ko ije guhemba no guhana. Ije guhemba no guhana. Ije guhemba no guhana. Uyu mwaka turimo cyangwa mu wundi? Ije guhemba mu mpera z'uyu mwaka no mu ntangiriro za 2025. Niko yambwiye ngo umukozi wese akwiriye ibihembo. Niba ukora neza uzakingurirwa. Niwanga kumwumvira uzahezwa hanze, kuko nta mpamvu nimwizumvikana kereka ko wakijijwe. Nta mpamvu kereka ko wakijijwe. Nta mpamvu nimwe imbere y'Imana. Ntayo. Imana itugirire neza. Yohana yeretswe abera mu ijuru inzovu ibihumbi byinshi, kandi umwami waho yitwa Rukundo. Umunsi umwe nzajyayo tuzataha. Reka nongere nibutse abagenzi ko mwisi atari iwacu. Iwacu ni mu ijuru. Uravuga gutya ariko hari n'abandi baririmba bagira bati isi iraryoshe. Iraryoshe maze abadiva barayiririmbye. Ayiwe hari abantu isi iryoheye nawe ngo reba amazu meza twiyubakiye, maze ureba abagore twirongoreye, ntacyo mwavuga. Isi iraryoshe we wongera uvuge. Isi iraryoshe ntacyo wavuga. Niko baririmbye. Hari abantu yashaririye hari n'abandi iryoheye. Ariko nshuti yanje isi igeze ku mahenuka. Ndi gutangaza ngo isi yari ifite amaguru 3 abiri yamajije guhirima. Iyi si irimo kubabesha ihagaze ku kuguru kumwe. Iyi si igiye gushira. Iyi si igiye gushira. Igiye gushira kandi izashirana n'ibyayo. Yari 3
namenye ko isi iriho njye mbona ari atatu sinzi nimba yarigeze kugira ane namenye ko iriho ko nyiriho ifite amaguru atatu abiri yamajije guhirima ndi mu mwuka niko nabibonye isi ihagaze yahirimiye hehe yahirimye aho umuntu ahagarara ku ruhimbi ava mu kabare akanywa inzoga akanywa itabi akagambana akishushanya yarangiza akajya hariya akabwiriza ariko se hari abo banywa itabi yego bakanywa itabi gusa ntago mbere yo guca imanza inzoga umuntu harimo abazinywa yenda bajya ngo bice inyota ariko se itabi rimara inyota none se kanyanga ko bayinywa imara inyota hehe ni ibigaragaza ko isi ihagaze ku kuguru kumwe urumogi muri turumugani wa Sirasi bimara inyota kuko biteza icaka bigatesha umutwe ngo wenda ubwo ni nk'inzoga nayo ni inzoga ariko nyine unywa ahubwo aho kubishira inyota ukakirwa ubwo ni isi rero yamajije guhirima nka ubundi nkayo wayinyweye kanyanga isite kanyanga ni inzoga y'umweru dede imeze nk'amazi kereka impuru ubwo rero n'ubundi imeze ubwo ni nk'ibyuma tujya tubona ni nk'ibyuma n'ubundi usibye ko wenda izi za rikeri ziba zizwi zaciye mu ruganda ariko kanyanga ariyo bita imbandure ushobora gushira mu itodo w'ikaka bamwe bazitadoa tuno dutarakera bacana yandi wa mupasitori agoye akagusambanya yego ngaho rero wibaze oya wibigarura bino bintu ihangane ibyo ni byakira ihangane turi mu yindi turi mu kindi ciciro nababwiye ngo mureke urukungu rukurane n'amasaka nico gisubiza ariko iherezo ruzagira gute uzarobanurwa baganywa kanyanga zimbandure ntabwo nzi ubu nimba zikibaho kuko polisi ishinzwe kuzirwanya zagira zikaba birandura kereka wenda nka za Uganda barazemerewe ariko ni ukuri mu Rwanda ko nanjye najyaga nzicuruza nabaga mfite ibidomori bibiri bya kanyanga kera ntarakiza oya pana inkorano navuye kurangura mu mipaka nagira ngo wenda ziza mu bintu byemeze nk'amacupa n'amashashi chifu nizo zazaga mu macupa chifu waragi mu mashashi mu tuntu wapfumura gukanyunyusa narinzi kuzikenyereraho shazabaga zimeze nk'iki murabona nka bino birungo bya santena bya tari nibyo biri bitondetse umurongo usibye ko chifu yo yabaga ari udushashi dukomeye umva hari umusazi muri Kongo twabanaga bitaga Cago niwe kenyeraga ibiringiti nk'icumi nanje nakenyeraga warage chifu nyine nkazikenyera kuko urumva ntizari zemewe ico gihe ukagira ngo n'umugore w'amatayi kandi arizo nakenyereyeho urumva urumogi nago nkarutwara muri Hotamelon urabona bure nyine kayifata Hotamelon bakayiharura neza barangiza bakayisiga ico bita iki bakayishiraho siparadara mu imbere ahubwo abantu bagenzi ibintu by'ibiyobyabwenge bagiye barebamo ndabarabuye bagiye barebamo nanga nkagura ifi narangiza nkayibaga nkabishiramo imbere nkadoda ku buryo upfundura indobo nanga se ugapfundura akantu mfite agapaniye ukagira ngo ni ifi kandi ntwaye forode yes warakoze wangiriye neza ndabarabuye yewe bari n'inshuti yanjye rega ngewe ntabwo ngiteza umutekano muke ubundi umwe mu bafatanya ndi umufatanyabikorwa na leta mu kurwanya ibiyobyabwenge no kubyamagana yego ndabarabuye akashiramo imbere ariko aba bantu basaza bacu bazi ubwenge ngo basigaye bafite uburyo babihiga aho wabitwara hose bakoresha imbwa bagakoresha izindi ari n'ibyuma byaje bipima yego ubu rero ntago byoroshye ariko se babiretse bakakira Yesu ko Yesu ajya atanga ubundi buzima ubu se ko ntagicuruza sinde umurebe ukuntu ndi umumama mwiza anishimye kereka abandi bo nimba batabibona ntukingura urumogi oya nararunyoye wewe uri mwiza nanjye ndabona ko kuri mwiza mu minsi yashize bavuze ati se ko mfite imyaka 35 nk'abanyiri mutoya koko mwaretse nkishakira umugabo koko kundahize muri gereza arega Yesu atabyemeye burya niyo navuze ingoma ko azanamara imyaka 20 ari muri gereza ko ariyo bamukatiye ko ari Papi Clever bamufungishije ati urumva rero yanafungijwe n'umuntu ukomeye ati biragoye kugira ngo avemo ibyo byose ikibazo ukomeye ni Yesu birase n'ibiki nubwo nshaka kumuvugaho yarankerereje mu bwonko yaragukerereje igihe watangaga ikiganiro kimeze gutyo nta bagabo ugeze ubona bagutesha umutwe iki ubushize nakubwiye ngo iki ujya weditinga ibyo utarebye ntago nakubwiye nakampamagaye hari umuntu ngo ariko ngo kujya ufeka ngo waratukanye ngo uravuga ngo nakabwa
ukuntu kantesheje umutwe hano kakokera abana bakavuga dore ngabo ndi kubesha bakambwira mama ngo hogiye umuntu ashobora kuba ari umugisha umutega amatwi umve nawe katewe n'abadayimoni nabivuze utumva ubu rero nyuma yaho reka undi wamugirira ibanga yewe abana bumvise bavuga neza aravuga ati we ngo mfite amazu baravuga ati menze tugiye kuruhuka ubukoda nawe kumbe arimo aragusaba amafoto ariko Yesu niwe nihishemo ya mbere tunyereza amafoto yabo ariko Yesu yarakoze yaguhaye umwuka wera amina yaguhaye umwuka wera kugira ngo ujye tushurirwa umuntu ufite uwo mwana bafite byose ariko n'ubundi namwishure nuko nahejeje ikinyoma Imana yarambwiye ngo ibi ni ibisitaza ni ibi kugerageza ariko se ubona ntarasambanye bihagije ntuzi ibyo nibagirwemo n'ibiki ndabizi byose urabizi narabazungu ari ibikara urabazi warabagora gusa hashimwe Yesu wambohoje hashimwe Yesu ariko ni ukuri kw'Imana pe buri umwana w'umukobwa gutyo wakumva ubuhamya mama we yaciyemo ku buzima yigeze gucamo bituma n'abakuraza Imana azimana abandi barambwira ngo dore ngo uzatuma abana bawe ngo ejo hazaza ashobora kwambuka ngo akajya ngo ibugande ngo yakwivuga ngo ngo uyu ni umwana w'umugore wari indaya abana banje se bibatwaye iki kuba ntari yose uyu munsi nkaba ntakiriyo barumva hari igisebo kirimo abana bawe niba nabyumva bazumve ko mama wabo yaciye mu bikomeye babyirinde nabo mfite abana rega nabo nibihamya bigenda kuko uyu munsi ubuzima urimo harimo n'ingaruka z'amateka mabi wanje kunyuramo atari meza kuko igihe wamaze uri mu kiyobyabwenge ubwo se ntabwo wafungwaga hari ibyangere umva danguye gufungwa narababwiye ngo polisi zari zaramfunze zarananiwe mama yarasenze amavi yarabaye nk'ayihene warafunzwe inshuro nyinshi cyane ndabyibuka umupolisi umwe bitaga Rwakibibi nimba ukibaho papa Rwakibibi ndagusuhuje namuteshaga umutwe we hari n'igihe nasangaga ari uhari babagiye kunyinjizamo nkamufata nkamwerera ku uniform hari n'izo naciye ibaze guca umwenda nkamwerera nyine kugira ngo mbateshe umutwe muzankano ya polisi ukayica nese ko nari narasaze ubuse no kukoraho gutya ntibyemewe nkamwerera akavuga atari ku bundi muntu wandoze yindaya ninde uyu munsi zitwa indangamirwa noneho rimwe yaranyishikanuje gutya nkubita umurundi kukanuka n'ubu mfite igikovu kinini hano ku kaguru nkubita umurundi amaraso arava izindi mfungwa ziti bamuciye akaguru ariko ndyamye akaguru kagara ari mu gitondo ndavuga ndi ninje wari umusariye ibyo ni ibihembo by'ibyaha ijambo ryaravuze ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo Penina ndagira ngo wenda tuze kuba twumva n'ijambo ry'Imana atwumve icyo umwuka abwira amatorero aciye muri Penina hanyuma Yesu araza kuba yaguha umugisha amen mbere yuko dusoma ijambo ari umuririmbyi urimo kumfasha niwe nagahereyeho yego ariko sinzi impamvu twatatse tugakomeza ubuhamya n'ijambo mu magambo abantu bakeneye kubyumva ubwo nyine n'ibyo Imana iba yashimye yego n'ahantu biko nategetswe ariko mwihangane mu minota tugiye kubana tube maso tugiye kuririmba umuririmbyi n'ubutamuzi wumva amagambo ntiwumve ijwi muririmbamo kuko ijwi ryanje ntago rigororotse neza ariko ndahamya ntago ari ugutukana n'ibindi byarisaraje ni ukuvugira Imana reka turirimbe 167 umuririmbyi uri kuvuga ngo umwami ni igitare gikomeye wowe uri kunyumva uri ahantu bikwemerera turirimbane mu izina rya Yesu Yesu niwe nihishemo yambereye ubuhungiro ntacankuraho amahoro yambereye ubuhungiro umwami ni igitare gikomeye umwami ni igitare gikomeye yambereye ubuhungiro ku manywa mbere igicucu yambereye ubuhungiro ambere itara nijoro yambereye ubuhungiro umwami ni igitare gikomeye umwami ni igitare gikomeye yambereye ubuhungiro mu mvura mbere ubwugamo
yambereye ubuhungiro nta nubwo imivi ntembana yambereye ubuhungiro umwami ni igitare gikomeye 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 umwami ni igitare gikomeye yambereye ubuhungiro nta byago byantera ubwoba yambereye ubuhungiro nta mwanzi wese wankanga yambereye ubuhungiro uwo mwami rero uwo mwami ni igitare gikomeye 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 umwami ni igitare gikomeye yambereye ubuhungiro nta byago byantera ubwoba yambereye ubuhungiro nta mwanzi wese wankanga yambereye ubuhungiro uwo mwami ni igitare gikomeye 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 umwami ni igitare gikomeye o Yesu yambereye ubuhungiro ntabwo nzavaho Yesu ari yambereye ubuhungiro nawe ntazampe Imana ishimwe uwo mwami azambera ubuhungiro uwo mwami ni igitare gikomeye 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 umwami ni igitare gikomeye o Yesu yambereye ubuhungiro ndafashijwe haleluya haleluya uyu muririmbyi ajya nsubiriza intege mu bugingo nimba unyumvishe muririmbyi inshuro irenze imwe ndongeye mfashijwe nawe uyu muririmbyi yaravuze ngo Yesu niwe nihishemo ku bibazo abantu bari kwibaza kuri nje no kuri bo no ku bandi Yesu niwe twihishemo kuko aravuze ngo yambereye ubuhungiro haleluya aravuze ngo nta cyankuraho amahoro ntacyo Yesu yambereye ubuhungiro aravuze ngo nta mwanzi wese wankanga niki kiguteye ubwoba Yesu nimba waramwikomejeho n'ubuhungiro refura aravuze ngo uwo mwami ni igitare gikomeye 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 haleluya ni umwami w'igitare gikomeye yambereye ubuhungiro Mana ishimwe ndafashijwe aravuze ngo kumanywa mbere igicucu si muri kucuma ni kwa kundi izuba rivuka ajya munsi y'umwembe nanga si ikindi giti kumanywa Yesu ajya tubera igicucu Imana ishimwe akatubera itara nijoro Imana ishimwe aravuga ngo yambereye ubuhungiro ararangije aravuze ngo nta byago byantera ubwoba niki kiguteye ubwoba aravuga ngo nta mwanzi wese wankanga ntawe kubajya baca inyuma bakanyandikira ngo byarakomeye biracitse abambwira ngo nimbasengere imeze gutya ntihagire ugukanga kuko Yesu n'ubuhungiro aravuze ngo ntava kuri Yesu kajya he aravuze ngo ntago nzavaho Yesu ari Yesu yambereye ubuhungiro haleluya aravuze ngo ntago nzavaho Yesu ari Yesu yambereye ubuhungiro aravuze ngo nawe ntazampemukira Imana ishimwe azambera ubuhungiro refura aravuze ngo uwo mwami ni igitare gikomeye abankurikiranye haleluya haleluya mufashwe mu izina rya Yesu Imana ishimwe ntihagire ibigukanga iryo deni ntirigukange izo ntambara mu muryango ntizigukange ubwo bugumba ntibugukange ibyo bihomba gucuruza waratse kredi ntiwunguke ntibigukange Yesu n'ubuhungiro haleluya uyu mwami ni
igitare gikomeye. Haravuze ngo gikomeye umwami yatubereye ubuhungiro. Nafashijwe n'ukuri, sinzi wowe ukumeze, ariko Yesu n'ubuhungiro. Uri igitare gikomeye Kristo. Nagiye nkubona muri iyi minsi, nabuze icerekezo, nabuze aho kuba, nabuze ico kurya, nagiye nkubona ugakora mu mifuka y'abakomeye, nagiye nkubona urubuhungiro buhungirwa n'abarushe. Turagushimye. Nari mfashijwe n'uyu muririmbyi. Reka nkiri muri aya mavuta y'umuririmbyi twinjire mu ijambo. Hari ijambo Imana isize ku mutima wanjye. Wowe urimo kunyumva, nawe waba uranyumva, mbese aka kanya wanyumva, wowe uzananyumva ubutaha. Komeza wumve ko umwami ari igitare gikomeye. Imana isize ku mutima amagambo ari muri Yohana ibice 5. Uyu munsi Imana igiye kuvuga ku barwayi. Sinzi igihe umaze ku kidendezi. Yohana 5 umurongo wa mbere. Titire y'ijambo iravuze ngo Yesu akiza umuntu wari umaze imyaka 38. Yesu ashimwe. Yesu akiza umuntu wari umaze imyaka 38 amugaye. Umurongo wa mbere haravuze ngo hanyuma y'ibyo habaho iminsi mikuru y'Abayuda. Nuko Yesu ajya i Yerusalemu, kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Betesida. Betesida cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hariho abarwayi benshi, barimo impumyi, ibirema n'abanyunyutse. Bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yarazaga agahinduriza. Kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akaja muri ico kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Reka dukomeze hano ku murongo waho wa 5. Imana idufashe. Haravuze ngo hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Sinzi nawe nimba ari kurimo gusoma, amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu njugunya muri iki kidendezi. Iyo amazi yihindurije nkiza, unda ntanga kumanukamo. Ku 8 Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. 9 aravuze ngo muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Nimuvuga ngo dushimye Imana. Imana irashoboye nanga ntagishoboye. Ku kidendezi Yesu yakoze igitangaza. Imana igukorera igitangaza. Ntago nzi uburwayi ufite ngo ubumaranye igihe kingana gute. Iri jambo birashoboka ko atari ubwa mbere uryumvise, haba ari ku Migisha y'Imana TV birashoboka ko ari ubwa mbere, haba kuri Kereti birashoboka ko atari ubwa mbere. Ariko ijambo riravuze ngo Yesu akiza umuntu wari umaze imyaka 38 arwaye. Ngo hariho umuntu wari uraho ngaho kuri ico kidendezi, ngo yari ari ku rubaraza. Yesu ashimwe. Ngo aho ngaho yarahategerereje gukira. Bibiliya iravuze ngo rimwe na rimwe hari marayika wazaga, reka mbisubiremo, ngo agahinduriza amazi. Ngo yamaraga kuyahinduriza, uwabanzaga kujyamo, umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije, ngo niwe wakiraga indwara iyo ari yo yose. Nuko ngo hari umuntu wari uhari ku murongo wa 5, ngo hamaze imyaka 38. Mbega imyaka myinshi we! Ntago nzi imyaka umaze uruhijwe, ntago nzi imyaka umaze utegereje Yesu. Ariko ngo Yesu amubonye aryamye aramumenya. Ikibazo ufite nubwo gikomeye, nubwo umaze igihe kirekire uryamye, nubwo wabuze ugusunika mu kazi, ariko dufite gisunika. Nubwo wabuze uko bigenda ngo nawe ushire mugongo, ico gihe umaze uraho ngaho hameze nk'ikidendezi, hameze nk'urubaraza kuri ayo mahuheza n'imvura. Rezene tayama
komando kontorori. Yesu arakubonye ngo aramumenya ko amaze igihe kirekire arwaye, ngo aramubaza ngo ese urashaka gukira? Nimwumve uyu murwayi asubiza Yesu ati databuja ndabishaka, ati ariko simfite umuntu njugunyamo. Haravuga ngo iyo amazi yihindurije nkiza undi ntanga kumanukamo. Dufite abantu bazi gutanguranwa we, ariko Imana yaciyije gukora, nta muntu ujya uyikoma mu nkokora. Turagushimye ko isaha yawe ikorera ku gihe, turagushimye ko usubiza uko ushaka. Ngo nuko aravuga ati simfite unjugunya, kandi ko harukura mu bwije. Yesu aramubaza ngo oya urashaka gukira? Umurwayi ngo aramubwira ngo ndabishaka, ngo arategeka. Ndagira ngo Yesu akoresha itegeko kuri ico kibazo, akoresha itegeko kuri ubwo burwayi, akoresha itegeko kuri iryo deni. Yesu ngo akoresha itegeko, akoresha itegeko kuri uko kubura ubukode. Natwe turimo Yesu akoresha itegeko kuri ico gisuzuguriro. Wasuzuguwe mu kazi, usuzugurwa aho washatse, usuzugurwa aho wavutse, usuzugurwa aho uba, ayiwe ngo Yesu arategeka, ngaramubwira ngo haguruka, ndategetse haguruka, ikorera uburiri bwawe. Wowe umaze igihe kirekire umuhamagara ngo uruhijwe n'uburwayi, we baroze icangiro, we ugera mu bandi bakavuga ngo uranuka, we ubuzima bwawe bwanze. Yesu akoresheje itegeko haguruka, ikorera uburiri bwawe. Yesu aravuze ngo genda. Imana irakoze kuko irahagurukije. Ndimo kubivuga nkabona iri gukora. Imvugo yayo ni ihame. Uyu muririmbyi yaravuze ngo imvugo yawe ni ihame, aravuga ngo nidutegereze umunsi n'isaha. Ubwo ari data wabivuze, ubwo ari ubivuze, reka mvuge mu Kirundi ngo birashitse. Imvugo yiwe ni ihame, tegereza umunsi n'isaha. Ubwo ari data wabivuze bizashika. Reka mbabwire muri bimwe muziho, sindabona ico yavuze. Yesu yavuze gihera, ibyo bintera gutegereza nkomeye, ko nibyo ntarabona nzabibona. Oh haleluya. Nanjye ndagutegereje nkomeye Kristo, kibyo ntarabona nzabibona. Uyu muririmbyi Imana imuha umugisha aravuze ngo imvugo yawe ni ihame. Ntago ari igipindi nitwagukamira mu kitoze, reka dutegereze umunsi n'isaha. Ubwo ari wowe data wabivuze bizashika. Ntago ujya uvuga amasigara cicaro, ntago ujya uvuga ubujarwa, nta nubwo ujya uvuga uburimi ngo mvavejo. Iyo usezeranije urasohoza. Mana ishimwe uruwo gupfukamirwa papa, uruwo gukomerwa amashi, uruwo guhimbazwa ntukabura icubahiro twateranye. Mana ishimwe, Imana ishimwe. Ijambo riravuze ngo aravuga ngo haguruka, ikorera uburiri bwawe wigendere. Ikorere haguruka, ikorere uburiri bwawe maze wigendere. Niko Yesu avuze. Igisasiro umazeho igihe, urubarazo umazeho igihe, Uwiteka we nanjye ndahagurutse ndagiye. Mana ishimwe. Yavuye mu ijuru aza muri iyi si, abura aho yarambika umusaya we, amfira ku musaraba, ngo nanjye ngeze mu ijuru. Oh amfira we, amfira uwo ngo wagupfiriye n'uje gukora ibyo byose. Ngo nanjye ngeze mu ijuru, ntago nzarambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwe nuko yababajwe, yanyemeye nk'ishu. Imana ishimwe. Nzavuga hose izina ryawe, babyemera n'abatabyemera. Yanyemeye nk'ishu. Oh haleluya. Oh nzavuga hose izina rye. Haleluya. Ko numva mfashijwe. Yewe ushimwe Yesu zenetaya. Yo baramusuzuguye ntibamwemera, ngo bakize umwambuzi babamba Kristo, ariko ngo byarabyihanganira. Yagiraga ngo nanjye Penina wari warishwa n'ibyaha ncungure. Urakoze
Kristo ko wancunguye mubo yacunguje mu maraso nzi yuko nanjye ndimo umuririmbyi aravuze ngo nzajya ndirimba urwo rukundo yemwe kubancecekesha ntago nzaceceka nzaririmba urukundo nzarukwiza mu isi yose kubambwira ngo byarancanze ngo nzajya indera barebe ko nta kibazo oya nzaririmba urukundo zomeni yazo paya nzarukwiza mu isi hose nzaririmba urwo rukundo nzarukwiza mu isi hose Mana ishimwe turagushimye kutagira ubanura ku butoni mukunzi mwiza mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka haba Imana irabemera mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka haba Imana irabemera ngaba Imana irabemera ngaba Imana irabemera ngaba Imana irabemera ngaba Imana irabemera Haleluya ngaba Imana irabemera Haleluya amahanga yose abari mu Burayi abari muri Afurika abari mu Busuwisi abari mu Buholandi abari mu Bwongereza abubaha Imana bari Burundi bari muri Kongo bagakora ibyo gukiranuka Imana igira guteyemo irabemera dosansomene izatwemera indatwemeze n'abantu batakwemera ariko Imana iyo yakwemeye muvandimwe wo nkurikiranye wowe uyumva utanayumva wowe niba yakwemeye izakwemeza abantu Imana ishimwe rero Penny amina hanyuma twibutsa ko ngaha twaje ni mu rugo niho ucumbitse niho ncumbitse aha niho uri nahoze numva umuceri hano uhumura nahoze numva rwose hano bihumura turatetse nuko umunsi noneho Penny byagenze bitera nariye amaze iminsi arya dodo n'ubugari bitagira akarungo tukarya ubugari buhurigiye twakiriza ubugari none byarangiye none Yesu yakoresheje itegeko Mana ishimwe rero ndashimira Imana urabona ko n'abana barimo barakura bimeze neza cyane noneho rero Penny nibutsa abantu ko Imana yatindije umuntu iranamutegeka yego narabivuze bane guhumugisha iyo yagukerereje iyo igihe kigeze iragutegera nukuri iyo yatinze kugutabara nyumva reka nkungeho ikaramuka ijishiramo indishi z'akababaro Mana jewe uyu munsi yaduhaye indishi z'akababaro umuceri wabonetse si ikiro kimwe si na bibiri ni 210 Mana irashoboye kaye bakunda umuceri abana banje hari n'akawunga nk'ibiro 5 hari wavuga ngo ariko ubwo umva ndagushimye kutajya ubabaza umuntu iteka nabona guri kubwiza ngo nabaritera hejuru amina ukumva Imana byinira kwikoma mukanya nari mvuze nti umuceri murawurisha iki mbona umuntu w'Imana namfumbatije akanoti Imana umugisha aravuga ati ngo nibakure hayo bakuramo imboga ariko Yesu watugaburiye kandi ufite ukubigenza kurya ibishyimbo by'umweru ufite ukubigenza Mana ufite ukuntu ubigenza bikemera ufite ukubigenza Mana ufite ukuntu ubigenza bikemera haleluya ni 500 nukuri ko Imana nari mfite kuri phone nari mbwiye umwana ngo najya aho bafite code sinzi nimba mutabyumva ngiye sinjya mbesha mvugiragaho nk'induru hijya ahantu bafite code kugira ngo batadukata ati mama ahantu hari ibishimbo baravuga ngo nta code bafite ati ni nimero niko barayakata kandi nshaka guro dushimbo n'inyanya ariko we witeka we ugitegeza ati gura ibishimbo umuntu arapfumbatisa ati dore ariko Yesu yikofushiremo menshi Biblia yarambwiye ngo hahirwa umuntu wita ku mukene uyu muntu agiri mu isi Biblia yarambwiye ngo Imana izamugirira neza ku munsi w'amakuba n'uw'ibyago kandi Biblia yaravuze ngo naho twavuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika tudafite urukundo nta kintu bimaze umuririmbyi yaravuze ngo ijuru n'isi bizazingwa nk'impapuro ariko urukundo ruzahoraho yaravuze ngo niyo waba uri bamenya ukajya uhanura ibizabaho
ariko udafite urukundo ntacyo bimaze. Imana impera umuntu unkoreye iki kintu, mumpera umugisha Yesu, urukundo ruzahoraho. Tabita yarapfuye maze Petero arasenga imirimo iramuzura. Nkunda kuvuga ngo ufite mirimo ke mwihangane ngizeho Mose ndarize. Hari igihe njya ntekereza imirimo n'ibitangaza Yesu ankorera muri uyu mujyi wa Kigali, ntahagira ikibanza, ntahagira akazi. Uko ni ukuboko kw'Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hari benshi bajya bavuga ngo ariko imitwe we, ariko Yesu ndagushimye, ndagushimye ko ujya ugira uko ubigenza. Imana ishimwe ko bawumvishe ko wahumuye. Yesu yaguteye iteka uteka ifiriti, wakoze kuvuga ngo iyo agukereje aragutegera. Ndabizi ko ubu buzima buzarangira, wenda ibibazo dufite bizashira, wenda imiruho dufite nayo izashira, wenda ibibazo bizashira bavandimwe. Kuburara wankurikiye uburara, wankurikiye wambaye ubusa, wankurikiye wabuze ubukode, wankurikiye ibibazo ufite bizashira. Nanjye namashiye kwiremamo ibyiringiro ko bizarangira. Ubuzima bwo gupfundikanya ubuzima bwa manu, ubu buzima bwo kubura icyo ufashisha abandi kandi ufite umutima w'impuhwe buzarangira. Ndafashijwe pe. Nawe ihangane disi, ugira emotion cyane rwose iyo ufashijwe urarira. Abantu wihangane, wawibutse imirimo y'Imana, wawibutse ko na Imana itakura umuntu nayo itamugeza. Kandi buri kizakubwira umuntu w'Imana burya ngo ayagira amarangamutima cyane. Ubu ni ubuhamya Yesu ari kundemera. Murahabona ho ndi nimushaka umuntu atungemo kamera nangase, ariko ndashima Yesu, ndagushimye ko mpayeho kuba nubwo ari shamburete, ariko ndateganya ko Imana izankuraho iki gisuzuguriro. Kandi ndagushima Yesu ko hari n'abatagira aho bahenge ku musaya, nubwo ari ibintu bitoroshe, ariko ibibazo bizashira, imiruho dufite izashira. Imana ishimwe ko iyo dukereje dutegera. Amen. Bizashira. Erega nta kitagira iherezo pe. Nta kintu kitagira. Nukuri ko Imana kitagira iherezo. Uko byagenda kose Imana yemeye kuca mu buzima bushaririye. Imana igigera, Isa Imana igigera byose bikarangira. Amin. Buri uganiriye pole sana kabisa, pole sana. Mana ushimwe no kuba mpumeka. Mwatangiye muvuga ngo kuba turiho nico gishoro, niyo Patrick Imana igimuha umugisha ibindi bizemera. Sindi cyo ushaka kuvuga, komeza Yesu agumugisha. Nukuri. Buriya uganiriye n'umuntu uyoboye iki gihugu kugira ngo akiyobore, uzi ibintu baraciyemo, intambara ni nyinshi, kugeza ubwo abantu bamutangira ubuhamya Imana ikavuga ngo sibo gusa nanjye ubwanjye ndamuhamiriza. Numvisha amateka ye. Uzi kugira ngo buriya Mariya Imana imucishemo umukiza, aba ari ubyara umukiza. Ntambara. Buriya Imana yamwitegereje, ibona ko hari ibintu yihanganiye. Uko nuko. Iravuga ati ko uyu nguyu niwe muntu mbona nacishamo umukiza. Amina. Rero byanga bikunze n'umuntu uyoboye igihugu runaka, ndakubwiza ukuri burya abafite ubuhamya. Rero nta muntu ushobora guhabwa ipeti atarikoreye. Ndabizi cyane. Rero ihangane. Amen. Ihangane icyo gicuku kantegereza igitondo, ibike nanga ntibike, ariko buzaca. Amina Yesu. Ibike cyangwa ibireke, ariko guca buzaca. Ariko uribuka ninde harya wakiranyije marayika y'Imana? Ni Yakobo. Ni Yakobo aramubwira ati sinkure ku rutampaye umugisha. Ngagera hamufata mu nyonga yita ko aramubwira ati ngo haye umugisha. Wafashe undi munyongo yita ko ninde? Ni marayika wafashe Yakobo. Marayika wafashe Yakobo. Yakobo wafashe marayika. Yakobo wafashe marayika. Aramukomeza mufata ahantu hababaza kugira ngo amucinege.
ati ntabwo uri buncike ati ntabwo uri buncike ariko ndumva byararangiye awumuhaye byajya mu kuko ngo yahise amuhindurira izina uwo mwanya yego aramubwira ati ntabwo ucitwa Yakobo umuriganya ahubwo wiswe Isiraheli amina yongeyeho kandi iteka ryose haleluya Yesu banishimwe iteka ryose nanjye sinzakuvaho narya ntarya uri Imana nariye uri Imana ntariye uri Imana nambaye ubusa uri Imana ndi mu bukode bugoye uri Imana ntabwo tuzakuvaho uri Imana irindi jambo karinda n'uwo waribwiye ni ukuri Penina wumva Imana ikugiriye neza igahindura ibihe ari iki kintu wahita ukorera urubyaro rwawe suka ari byinshi urumva umubyeyi ntago byari ngombwa ko tubivuga ariko mba numva nabakorera siki mba numva impinduriye amateka n'abigisha amashuri yabo bakarangiza bakayiga bakayarangiza noneho ikindi batararangiza mba numva nk'ubu bajya bifuza nkambwira ati mama hari udukweto nabonye kubera ko mfite ubukene nkumva nta kindi nk'abasengera kugira ngo batagira amarara batera kujya kuzishaka mu bundi buryo nabambika neza Imana impinduriye ubuzima nabaryamisha neza kuko baha turi muri ako gashamburete twe abahungu n'abakobwa twese ni hamwe urumva na impinduriye ubuzima buri wese yagira icumba cye nkagira n'ibyumba 2 bya reserve ku buryo umushitsi umugabo yaza akabona harara n'umugore mbese umva kandi zabuhindura pe inzozi zo ndazifite nabakorera ibintu byiza warabihinduye Mana byabihe warabihinduye Mana hari byo yahinduye cyane oya yarabihinduye ariko nibindire kibihinduye ndayitegereje arega ntago ncitse intege nta nubwo ntenteburitse papa ibyo wakoze nibyo byari bikomeye nibisigaye uzabikora kandi no kuri sinjya mpembesha hari ibintu Yesu yakoze n'uyu munsi hari ibyo mutegereje ariko ibyo yakoze bwe byari bikomeye uhimbazwe ko nibisigaye uzabikora reka dusoze ikiganiro cyacu ariko nanone twibutsa abantu yuko gahunda ibiganiro byacu ni gospel ni iyobokamana ntabwo tujya kure ibyanditswe byera ariko nawe tubwira abantu ko kugeragezwa siko gupfa ngo ari igeragezo cyiza gihetse igisubizo ubundi kikaza ari ishuri kandi urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira rugashira ukinjira muri gakondo yawe siko bimeze Penina twatangiye tutasenze ariko ubwo mwuka nyine nuko yisa kubitiraho ariko turasoza dusenga yego nta kindi umva gushaka kumbaza nta kindi pe reka dusenge ariko tugomba kugaruka yego umuririmbyi yaravuze ngo ye mugenzi we komera tugiye gusenga nubwo ubona binaniranye ariko iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira urera Yesu urakiranuka muri byose uri inshuti nziza itagihana abantu mu byago no mu makuba iyo urambuye ukuboko kwawe njya nkunda gusenga mvuga ngo nta muntu ujya uguhina iyo ukinze ntawe ukingura kandi n'iyo ukinguye ntawe ukinga wageze ku mugabo bita Bidodomu ibyo urabihindura ujya uhindura ibyanze guhinduka n'ushimwe irengagiza amafuti rero irengagiza umugayo irengagiza ubugoryi irengagize gukiranirwa turi abanyabyaha turareba tugacumura iyo dutekereje turacumura Pawulo yaravuze ngo njye ngerageza gukora ibyiza twese nuko ariko ibi bikadutanga imbere ariko reka twezwe nawe kuko Yakobo 5:16 ngo twature ibyaha byacu kugira ngo dukizwe natwe rero twari twatuye ibyaha nubwo twatangiye tudasenze ariko mu gusoza turasenze kugira ngo ubohore imitima kugira ngo urwane intambara kubazifite uhiga ibihiga abagenzi urwane n'ibibarwanya wende ingabo nto nini wagurukire kudutabara ndugabanya barimbuka muri iyi si wongera abakizwa abashonje bagaburire bambaye ubusubambike batagera aho kubuhabahe abatagira shinge na rugero bahagarareho kandi umuntu wese ugusabye umuhe kuko utangira ubuntu urakoze rero ngo shigikira bumvishe iki kiganiro ubu buhamya iri jambo giye guca mu gutwi kumwe ngo bihinguke mu kundi ahubwo bishinga imizi mu mitima y'ababyumvise bizababera impamba bizatubera urwego bizatubera agakiza kazatugeza mu bwami bwawe ngo umubibyi yasohoye imbuto arabiba natwe twari turi
turi kubiba ngo aragenda arabibagenda ngo zimwe zigwa mu nzira izindi zigwa ku kara izindi zigwa ku rutare izindi zigwa mu mahwa ariko ngo hari izaguye mu butaka bwiza izo mbuto zera 100 izindi 100 tugusabye kwera imbuto zikwiriye abihannye tugusabye umwifato nk'abantu bakumenye twebwe rero ntaco twakwishoboza ariko ufite imbaraga zo kudushoboza ufite imbaraga zo kutuneshereza izaguye ku rutare ngo niba abandi bumva amagambo akabakomeza akanya gatoya ariko mu kandi kanya bagasa n'abatembagaye ngo izaguye mu mahwa niba abandi bumva ijambo ariko bakarimiramiriza muri bo ntibari kwirakwize kuko ikintu cyafashwe n'ihwa ntago cyabasha kurenga ariko turagusabye ngo Uwiteka we uduhe kwera imbuto nkazazindi zaguye mu butaka bwiza uturinde kwera imbuto nk'izaguye mu nzira inyoni zikazitoragura uduha amahoro kandi uduha ubwenge uduhe kugukorera dutinya kandi duhinda umushitsi ngo kuvuga ku bawe kwanje guhindura kuba kwawe utegeke byose bikumvire mu izina rya Yesu Kristo amen. Turagushimiye Imana igumugisha urakoze.